tubahaye ikaze. Tugiye gukora imyitozo yo guhumeka. Ni imyitozo ifasha abantu bafite stress, abantu bakeneye kuruhuka, abantu bafite ubwoba, abantu bagira ibibazo byo gusinzira. Ni imyitozo kandi ifasha abantu bakeneye guturisha intekerezo zabo kugira ngo zibe ahantu hamwe. Nyuma y'imyitozo turaza kureba akamaro ishobora kukugirira bitewe n'igihe wayikoze. Nakurarikira gukora ino myitozo. Reka dutangire. Icara neza ahantu wisanzuye, hanyuma winjize umwuka nk'umuntu ugiye kwiruhutsa, usohora umwuka. Uko ino myitozo yose tuzajya tuyikora, tuzajya twinjiza umwuka biciye mu mazuru, hanyuma dusohora umwuka biciye mu mazuru, keretse igihe navuze gusohora umwuka biciye mu kanwa, kuko nabyo bibaho kandi turi buze kubikora. Ni ngombwa yuko twinjiza umwuka biciye mu mazuru ndetse tukawusohora biciye mu mazuru cyangwa se mu kanwa, bitewe n'umwitozo turiho. Injiza umwuka, usohora umwuka. Injiza umwuka nanone, usohora umwuka. Injiza umwuka, sohora umwuka. Injiza umwuka cyane nanone, sohora umwuka. Winjiza umwuka, usohora umwuka. Inshuro ya nyuma, injiza umwuka, hanyuma usohora umwuka. Noneho tugiye guhindura, tuzajya twinjiza umwuka, hanyuma tuwufunge, hanyuma dusohora umwuka, tuwufunge nanone, twongere twinjiza umwuka, gutyo gutyo. Byose tuzajya tubikora amasegonda 4. Injiza umwuka, 1, 2, 3, 4. Ufunge, 1, 2, 3, 4. Sohora umwuka, 1, 2, 3, 4. Ufunge, 1, 2, 3, 4. Injiza umwuka, 1, 2, 3, 4. Ufunge, 1, 2, 3, 4. Usohora umwuka, 1, 2, 3, 4. Ufunge, 1, 2, 3, 4. Injiza umwuka, 1, 2, 3, 4. Ufunge, 1, 2, 3, 4. Sohora umwuka, 1, 2, 3, 4. Ufunge, 1, 2, 3, 4. Bwa nyuma, injiza umwuka, 1, 2, 3, 4. Ufunge, 1, 2, 3, 4. Sohora umwuka, 1, 2, 3, 4. Ufunge, 1, 2, 3, 4. Noneho tugiye gukurikiza umwitozo aho twinjiza umwuka cyane, hanyuma tukongeraho kwinjiza umwuka indi nshuro. Nko kubikora inshuro 2, ariko inshuro ya 2 ntabwo iba yuzuye, kuko
tuba twamaze kwinjiza umwuka. Twamara kwinjiza umwuka kabiri, tugahita tuwusohora mu kanwa cyangwa se mu mazuru. Injiza umwuka, ongera sohora umwuka. 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 Inshuro ya nyuma, injiza umwuka, ongera sohora umwuka. Tugiye gukurikizaho umwitozo wo kwinjiza umwuka tubara amasegonda 5, hanyuma tukawusohora nanone tubara amasegonda 5. Injiza umwuka 1, 2, 3, 4, 5. Sohora umwuka 1, 2, 3, 4, 5. Injiza umwuka 1, 2, 3, 4, 5. Sohora umwuka 1, 2, 3, 4, 5. Injiza umwuka 1, 2, 3, 4, 5. Sohora umwuka 1, 2, 3, 4, 5. Injiza umwuka mu mazuru 1, 2, 3, 4, 5. Sohora umwuka mu mazuru 1, 2, 3, 4, 5. Injiza umwuka 1, 2, 3, 4, 5. Sohora umwuka 1, 2, 3, 4, 5. Inshuro ya nyuma, injiza umwuka 1, 2, 3, 4, 5. Sohora umwuka 1, 2, 3, 4, 5. Tugiye gukora umwitozo usoza. Uyu ni umwitozo twatangiriyeho. Turinjiza umwuka tutari kubara, ariko umwuka mwinshi, dusohore umwuka mu mazuru. Turinjiza umwuka mu mazuru, ariko umwuka mwinshi, hanyuma dusohore umwuka mu mazuru. Byose tubikore buhoro buhoro. Injiza umwuka, sohora umwuka. Injiza umwuka, sohora umwuka. Injiza umwuka, sohora umwuka. Injiza umwuka, sohora umwuka. Bwa nyuma, injiza umwuka, sohora umwuka. Noneho utuze, uhumeke bisanzwe, ariko uyobore intekerezo zawe zitegereze uburyo urimo urahumeka. Uko umwuka winjira no gusohoka ubyitegereze, ndetse witegereze uko umubiri wawe wumva umeze nonaha. Ese ni he haruhutse?
ni izihe mpinduka uri kumva wagize? Ni izihe mpinduka uri kumva zakubayeho mu mubiri wawe, mu ntekerezo zawe? Komeze witegereze uko urimo urahumeka. Hanyuma injiza umwuka bwa nyuma, sohora umwuka. Uwo ni umusozo w'umwitozo wacu. Noneho tugiye kuganira, ese kubera iki uno mwitozo ukora? Uyu ni umwitozo abantu benshi bawukoze bakimara kuwukora, uburyo bahumeka bijya ku murongo cyangwa se bikamera nkaho bigabanutse. Hari ukuntu umuntu afite stress, umubiri uri guhumeka cyane, ubwo uno mwitozo ushobora gufasha guturisha umubiri, bikaba byafasha kugabanya stress, guhangayika n'amarangamutima amwe agiye atandukanye nko kurakara, ubwoba n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Imyitozo kandi nanone ushobora kugabanya uburyo umutima utera, kuko stress iyo yabayeho hari ukuntu utuma umutima urusha gutera aho byisumbuyeho, kubera yuko hari ukuntu iyo umuntu afite stress umutima usa nkaho uri gutera mu buryo bwisumbuyeho, ariko uyu mwitozo ukaba ushobora kubifasha kugira ngo bigaruke ku murongo. Niba wawukoze neza ushobora kuba uri kumva noneho watuje mu mubiri. Ubwo rero uyu mwitozo ukaba wafasha kugabanya stress ako kanya, ku buryo wumva utuje mu ntekerezo zawe ndetse no mu mubiri, bikaba byagufasha gufokasinga cyangwa se gukora ibintu washaka gukora mu buryo bwiza. Hanyuma gukora uyu mwitozo buri munsi ukabikora icyumweru, ni akahe kamaro ushobora kubona? Ushobora gusanga ibintu ukora ushobora gutanga umusaruro, kubera yuko focus cyangwa se uburyo ubwonko butuza bugakora ikintu buba bwariyongeye. Hanyuma ibintu ukora ukabona ubishyiraho umutima kurushaho. Nyuma y'icyumweru kimwe cyonyine ushobora no kubona yuko amarangamutima ugira cyane cyane amwe atari meza, umuntu aba atifuza kugira, ushobora gusanga nayo ubona ari regulated cyangwa se ari ku murongo kurushaho. Ugasanga ntabwo urakara vuba ugereranyije n'uko byari bimeze mbere, cyangwa se ugasanga uburyo ugira agahinda, uburyo ugira ubwoba byaragabanutse ugereranyije n'uko byari bimeze. Gerageza uno mwitozo icyumweru, uzambwira ukora buri munsi ukawurangiza. Ikindi kintu gishobora kugaragara nyuma y'icyumweru ukora uno mwitozo buri munsi, ni kwa kundi umuntu ashobora kuba ibintu bimustressa mu buryo bworoshye, cyangwa se ibintu bikamurakaza mu buryo bworoshye. Niba wa muntu akantu gato gashobora kubaho mu buzima busanzwe bikaba bishobora kukurakaza, bishobora kugutera stress, uyu ni umwitozo ushobora kongera ubushobozi bwawe bwo kutaba stressé mu buryo bworoshye. Ikindi kintu uzabona byanze bikunze ni imisinzirire yawe, kubona yuko yiyongereye mu buryo bwiza. Quality ya sleep cyangwa se ubwiza bw'imisinzirire yawe uzabona yuko bwiyongeye, ukabona usinzira neza kurushaho, ukabona ubyukana imbaraga kurushaho, n'ibindi bintu bijyanye n'imisinzire ubona ko bijya ku murongo kurushaho. Ikindi kintu umuntu ashobora kwibaza, ese uno mwitozo umuntu wakoze igihe kirenze icyumweru kimwe cyangwa se kuri ibyumweru byinshi, amezi menshi abikora buri munsi, ese ni ibihe bintu yabona? Ni izihe ngaruka nziza yaba yiteze kubona? Ikintu cya mbere ni uko stress, ukuvuga ngo guhangayika, ubwoba biragabanuka ku rwego rugaragara, ku buryo banagupima mu mubiri bagasanga urwego rwa stress iri mu mubiri ruri ku rwego rukwiye kuba ruriho. Ibi bifasha kugira resilience cyangwa se kudahangarwa na stress, kuba ushobora kugira mu bibazo, ugasanga ibibazo birabaye ariko ntabwo uri wa muntu uraradasinziye kubera ibibazo byabaye. Ibibazo byabaye ariko nujya gusinzira uruze gusinzira ugasanga ni ibintu bisanzwe, urimo uraca n'ibintu mu buzima ariko ntabwo birimo biraguhungabanya mu mubiri. Kuvuga ngo ku mutima utera ukomeza kuguma hamwe, uburyo uhumeka bikomeza kuba bimwe, kubera iki? Watoje umubiri gutuza biciye mu mwitozo guhumeka, ubikora igihe kirekire.
ikindi kintu uzabona ni uko uno mwitozo igihe kirekire, ni uko uzabona yuko ubuzima bwawe muri rusange bwagize impinduka nziza, haba mu buryo wiyumva, mu mubiri ndetse no mu mitekerereze, ukumva uhorana mood nziza muri rusange. Bikaba bishobora kugira ingaruka nziza mu bijyanye no kurwaragurika, ubona byaragabanutse. Niba urakunda kurwaragurika utuntu twa hato na hato ugasanga byaragabanutse, n'ibindi bintu biza nk'ingaruka zo kutagira stress cyangwa se nk'akamaro kutagira stress. Ibyo bintu byose ni bimwe mu bintu bikugeraho nk'ingaruka nziza. Ikindi kintu, nko ku bantu bashobora kuba bagira ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, bashobora kubona yuko uko bagira umuvuduko w'amaraso bigenda bigabanuka, kubera yuko guhumeka gutya kenshi utoza umubiri kwiga kwiturisha cyangwa se kwiga gutuza ubwawe, ku buryo ubikoze ibyumweru byinshi, amezi menshi, ubikora buri munsi, uno mwitozo ugomba kugabanya uburyo umuvuduko w'amaraso uzamuka muri rusange. Muri rusange izo nizo mpinduka nziza umuntu yagira akoze umwitozo kenshi. Ariko nanone hari n'akandi kamaro keza twavuga, nko kuba uyu mwitozo ukoze kenshi, wiga imyitozo wajya urifashisha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Igihe ufite stress, ukeneye kuvuga imbere y'abantu, ukeneye gusinzira byihuse, ukaba ufite nk'igikoresho wahita wifashisha. Ushobora kuba ngiye kuvuga imbere y'abantu, ufite ubwoba, nkakoresha wa mwitozo wo guhumeka, ninjiza umwuka inshuro ebyiri. Ndabizi neza yuko uriya ni umwe mu myitozo ufasha mu buryo bwihuse. Ninjiza umwuka inshuro ebyiri, nkawusohora. Nabikora inshuro 3, mba nizeye ko umubiri utuje, niteguye guhita njya kuvuga imbere y'abantu, ubwoba bwagabanutse. Ufite ino myitozo dukoze, banze ko ufite ibikoresho wakwifashisha ahantu hagiye hatandukanye, ugakemura ibibazo bigiye bitandukanye bijyanye na stress, bijyanye n'amarangamutima agiye atandukanye. Niba utarareba, hari video nakoze isobanura impamvu ino myitozo ikora, ushobora kuyireba bigusobanurire impamvu ushobora guhumeka mu by'ukuri bigatanga umusaruro. Ariko nizeye yuko nibura wasobanukiwe impamvu, nizeye yuko nibura wasobanukiwe uburyo ino myitozo ishobora kugira akamaro bitewe n'igihe uyikoze, kandi nizeye yuko uzajya ugaruka kugira ngo ukore ino myitozo buri munsi. Nitwa Kami the Psychologist. Murakoze.